bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahamana. Ku bantu bashyashya, iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. Mfite n'indi y'icyongereza yitwa The Happy Blessed Family, iyo yindi nyivugaho icyongereza. So hano tuvuga ijambo ry'Imana, encouragement, gukora isuku, guhaha cyangwa se ibintu nk'ibyo, guteka. Ni nayo video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye gutekana epinari ziri konjere, zirimo ubunyobwa, zirimo karoti, zirimo amapavuro yose y'amakurere yose, n'ibitunguru. Murazi ko nkunda ibitunguru cyane. Ibi ni ibitunguru bibiri, n'ibindi bitunguru by'ibibabi naberetse igihe nabihahaga, na pesiri, dashi, kari pawuda, n'iki kirungo cya garike, pepa hebusi. Ndumva ari n'ibyo. Reka noneho mbamanure murebe uko tubikorana. Aka kabase mubona hano niko kari karimo ibi byose. Mwabonye igihe nakoraga isuku mbishyiramo hano, nabanje guteka nkagaterura, byose mba mbiteruriye rimwe. Amavuta turi bukoreshe ni canola oil. Mushobora gukoresha amavuta ayo ariyo yose nta kibazo. Ni nayo tugiye guhita duheraho. Noneho duhita duhera kuri karoti, kuko isafuriya yacu yari yashyushye. Nibagiwe kubera ikindi kintu kimwe, na lentozi byose ndabishyira mu nkono. Iyo nkimara kuziteka, niyo mpamvu muzibona kuri ano mashyiga y'inyuma yanjye. Mumbwire ahantu munkurikiraniye muri, ni sangahe, ni iyihe video mwifuza kubona. N'iki gikombe cy'inyanya nibagiwe kukibereka. Turahita dushyiramo ibibabi by'ibitunguru kuko bijya bitinda gushya kurusha za epinari. Noneho tujya dushyiramo na za pavuro, nazo bitinda gushyaho gato. Aha noneho niho tugiye guhita dushyiramo za epinari.
iki ni cya gisashi naberetse igihe nakoraga isuku muri deep freezer cyangwa muri frizeri. ubu ndahita izi nzishyira muri ariya masashi afungwa kuko iki ntabwo nigishyiza muri frizeri gutya. maze guteka ndabigabanya mu masashi atandukanye. hano turahita dushyiramo ibitunguru byacu. ushobora gushyiramo ibingi by'umweru cyangwa se bimwe by'umutuku, byose nta kibazo. noneho ndahita nshyiramo ibirungo. ndahera kuri ibi ikiyiko n'igice. noneho mpite nshyiramo iki ngiki nacyo ikiyiko n'igice. noneho mpite nshyiramo dashi ikiyiko kimwe. nshyiramo curry powder ibiyiko bibiri. noneho n'umunyu. ubundi ashyiramo muke ko ndaza gushyiramo magi, kandi magi nake zijya zigira umunyu wazo. noneho mvange. ubonye udafite ibirungo byose mfite nta kibazo, wakoresha icyo ufite, c'est pas grave. aha niho tugiye gushyiramo za tomato, dark tomato. ikindi ubwo narakiguze muri Dollar Tree. aha niho tugiye guhita dushyiramo ubunyobwa bwacu. ushobora kubirisha ubugari, umuceri, akawunga, byose nta kibazo. iyo utetse ubunyobwa irifu kugabanya umuriro kuko burashirira cyane. tugiye guhita dushyiramo magi enye. ubundi tuzane lentos tugiye kuzishyiramo nazo.
izo zirahagije. Tugiye kunyuguza igikombe cyacu bakuyemo inyanya, amazi tuyashyiramo hano, ubundi rero tubipfundikire iminota 10 turaba duhishe. Okay guys, murabona ibivuyemo. Izi ni lentille na spinach n'ubunyobwa na karoti. Murabona ko ndi bubirisha ubugari, so mukomeze mukore subscribe. Iyi ni rindi ni nk'igifuniko nashyizeho, nabohejeje video ko yari mu Cyongereza, so doruka counter yangisa akabati muri make, sinzi ubwo nabyita mu Kinyarwanda muri make. Anyways, video y'uyu munsi ni ibi bivuyemo, ngiye kubirisha ubugari n'amata. Ubwo mukomeze mukore subscribe, ndabakunda kandi merci, sinzi uko nabivuga. Sawa, yari Christine Nyiramana. Bye guys.